ariko buri abana b'Imana kandi inshuti z'Imana, amahoro yuzuye aboneka gusa muri Yesu. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo turi mwese dufashe igihe mu ntambara, igihe cyose tuba turi ku rugamba. Kera ndi umusore nageragezwaga n'iby'ubusore, ngomba ko igisubizo kandi ko nzaba mfite umudamu, ariko umudamu umaze kumubona, bana b'Imana kandi inshuti z'Imana, iterambere ni ryiza. Nimugende mucuruze, nimugende mwubake, sore mugende mushaka amaperime, mutware moto, mutware imodoka, mutware amabisi. Yemye bakobwa mukora amabizinesi, mugira amangazini, mukore udukenkayori n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko niba Yesu atarimo, ndabyo ibyo bizaguha amahoro. Ni ijambo ry'Imana reka neza ku batuye igihugu cyose. Turacyari mwaramutse, saa sita ntabwo zirageramo, turacyari mwaramutse. Suza mugenzi mubwire ngo amahoro y'Imana nabane nawe. Ongera mubwire ngo kandi ubwiza bw'Imana bukurasire. Ongera mubwire ngo ijwi ry'Imana rikongorere. Haleluya, haleluya. Ninjye mushumba wa hano, umuyobozi mwambonye w'amasengesho. Hari n'abandi bafatanije, bamwe barahari, abandi nabo twabatumye nguko twababwiye. Hari turi kujya tubatuma kugira ngo umurimo w'Imana urusheho gukorwa neza. Amen. Kuko turi hano turaganira, turanasabana rwose, turaganira, vuga ngo turaganira. Imana ibishimire cyane. Nongeye kurushima abagabo mwaje kubana natwe, bene data maturutse hirya no hino, turabashimiye cyane. Nubwo bamwe mu bashumba banyu bataragera hano, ariko twongeye kubaha ikaze hano mu bwami bw'Imana. Amena. Kanse ngusaba ufite mugenzi mu kiganza ngo ugire ijambo wenda kumubwira, mubwire ngo urakunzwe. Mubwire ngo humura kuko urakunzwe n'Imana. Ndabwo ari nje muvuga butumwa uyu munsi, ariko nanjye byabaye ngombwa ko nza mu bavuga butumwa. Reka turebe ijambo ry'Imana hano mu butumwa bw'isuku bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bw'isuku bwanditswe na Mariko mu gice cyaho, igice cya 4, igice cya 4 turasoma duhereye ku murongo waho wa 35. Haleluya. Uyu munsi turimo gucunguza uburyo umwete nyuma y'iki giterane turimo cy'amasengesho. Mfite urugendo ndi bujye i Musanze. Hari abantu Imana asize kene gihugu ku mutima, barateranira i Musanze gusengera igihugu. Bajya babyita ngo ni igicaniro cy'igihugu. Tujya tugira ibihe tugahura tugasengera igihugu. Ubwo rero nanjye natumiwe kugira ngo njye kubana na bagenzi banjye dusengera igihugu. Ndibikwiriye ko dusengera igihugu, ariko bantumiye ntabwo tubarizwamo iyo groupe y'igicaniro cy'igihugu. Twebwe tubarizwa muri groupe yitwa abarinzi b'ingike. Abarinzi b'ingike bari hirya no hino mu gihugu, buri karere gafite abarinzi b'ingike. Bwo hano iwacu muri Rubavu mba muri iyo groupe yitwa abarinzi b'ingike. Ngaba ndi vice president w'iyo groupe. Bari batumiye president ndiyaboneka ng'umuntu mwungirije, ni njyewe uri bujyeyo. Buriya gutya barimo nuko byahuriranye no kuba twaba dufite kino giterane, ariko biza kuba ngombwa ko banza kubana namwe ko hano naho hari ibyiza.
nubwo byose ari byiza gusa ariko hano naho biraryoshye. Tuvuge ngo amena. Ariko abarinzi b'inkike nabo ni abantu bashyiriweho gusengera igihugu. Gusengera iki? Gusengera igihugu n'itorero. N'ibyo bintu bibiri bakora. Noneho abarinzi b'inkike twe dukorana n'umuryango nyafurika w'ivugabutumwa AEE. AEE abayize hano bashyire hejuru turebe. AEE. Hano burinda ndi hari ndi gitanga intama n'ibiki byose. Haleluya. Bo bakora ivugabutumwa mu bikorwa mu buryo bwo guteza abantu imbere, bakabaha amatungo, bakiteza imbere, bakarima amatsinda gushyiramo amafaranga, bakariha mituweli n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo roho nzima iture mu mubiri muzima, cyangwa se umubiri muzima uture muri roho nzima. Ubwo rero niyo mpamvu turi gucunguza uburyo umwete. Haleluya. Ariko abari hano haleluya. Kandi ngikiri hano groupe abarinzi b'ingike, nawe ubishaka wajyamo. nawe umva ingike, mbona ingike ni umupaka. Yesu ashimwe cyane. Ababa ku mupaka baba barinzi iki yemwe? Baba barinzi igihugu bakakirindira ku mipaka. Natwe rero turabarinzi b'imipaka ariko mu buryo bwa roho, mu buryo bw'umwuka, kuko hari igisirikare cya leta gikora mu bifatika, ariko natwe tuba turi inyuma yabo gatoya kugira ngo natwe turwane intambara zo mu mwuka. Imana ihabwe iki yemwe? Imana ihabwe cyubahiro. Imana yacu tugirire neza. Niyo mpamvu cyeshe mubona ibitero bigashaka kwataka igihugu, mukumva ibihuha by'intambara n'ibindi bitandukanye. Buriya gutya tugiye guhura natwe tugiye kurwana. M23 turayihagarika, n'indi mitwe yose iri kubuza umutekano turayihagarika mu izina rya Yesu. Abo Sadeke atazashobora twe turabishoboye. Abo za Monesco batazashobora twebwe turabishoboye. Ibyo amasasa atazashobora n'indege twebwe turabishoboye. Ndababwira ukuri ne duhura zino ntambara zose. Tuvuge ngo amena. Kuko twarabirambiwe buno butaka bw'u Rwanda kumeneka w'amaraso ya gitondo na nimugoroba na saa sita. Twarabirambiwe. Ubutaka nubwo guhinga ibijumba n'ibishyimbo n'ibigori n'amashaza n'ibitoke, ntabwo ari ubwo gushyinguramwo abanyarwanda. Abanyarwanda tugomba kubaho mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana kwanza dukomeze. Mwahageze ngo tugendane. Mariko 4 ku murongo wa 35 Petero yamagambira atubwira ngo aturisha ingobe y'umuyaga uwo mu nyanja. Inde buriya? Inde? Okay, ni Yesu yayiturishije. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'abandi, hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishohere y'umuyaga iraza, umuyaga wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yarasinziriye. Inde? Yarasinziriye aryamye ibwerekeza yeseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, nubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse cyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Vuga ngo rwose. Arababaza ati ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Ni Yesu. Vuga ngo Yesu. Vuga ngo Yesu umwami wacu. Iri jambo ry'Imana rero nateguye ngo tuganireho, ngaba narihaye intego ivuga ngo ni iki wakora kugira ngo ubone amahoro yuzuye. Ni iki wakora kugira ngo ubone amahoro y'umutima. Bana b'Imana kandi inshuti z'Imana, abantu birirwa bashaka akazi, ni byiza,
bakirirwa bashaka amafaranga, ibyo ni byiza. Umuntu akaba akibwira ngo njyewe niga amashuri ngagira dogitora ngaminuza ngagira diplome zose zishoboka, njyewe ningora ngubaka amazu y'ubucuruzi, njyewe ningora ngagura bisi zizajya zikora Rubavu, Gisenyi cyangwa mu gihugu hirya no hino, nibwo nzaba ngikiriye amahoro yuzuye. Mana ishimwe cyane. Abakobwa n'abasore babirirwa basenga bavuga ngo Mana nomba umugabo nibwo nzumva mfite amahoro. Musore agasenga avuga ngo Mana nomba umufasha, nomba umudamu nibwo nzumva mfite amahoro. Mana twegere kandi kendane natwe. Haleluya. Bandu twirirwa duhatana turwana intambara z'isi tugira ngo tugere ku mahoro. Bashaka za intelligence kugira ngo baje gutata ubutasi bakabugweza, nta kindi baba bashaka kugira ngo bagere ku rwego rw'amahoro. One muntu akabaho yatinda gato kubyara kavuga ngo Mana umbaye abana ngabyara nibwo nakumva mfite amahoro. Ariko buri abana b'Imana kandi inshuti z'Imana, amahoro yuzuye aboneka gusa muri Yesu. Haleluya. Amahoro yuzuye aboneka gusa muri Yesu honyine. Kera ndi umusore isengesho ryanjye ryavugaga gutya ngo nengera umufasha ngashobora kugira umudamu, niyo nagira umudamu ndaragwa mu cyaha cy'ubusambane, Mana uzaba warandinze cyane, nzagushima, ibyaha nzaba mbicitse. Ariko buriya hari ibigeragezo byo mu busore, hari ibigeragezo byo kuba wubatse urugo, hari ibigeragezo byo kuba umaze kugira abana, hari ibigeragezo byo kuba umaze kugira abuzukuru, hari ibigeragezo byo kuba umaze kugira abuzukuruza. Burya nta mwanya n'umwe umuntu utuye hano ku isi aba atari kugeragezwa. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo turi mwese dufashe igihe mu ntambara, igihe cyose tuba turi ku rugamba. Mana twegere kandi kendane natwe. Yesu ashimwe cyane. Zino ntambara rero cyangwa bino bigeragezo tubinesha ryari? Ni igihe twemereye Yesu ngaze mu buzima bwacu abuyobore. Nabone ndababwira ukuri, ubuzima bwuzuye ibibugerageza, ubuzima bwuzuye ibibazo, ubuzima bwuzuye sida nyinshi cyane. Ubuzima nyabuzima buboneka muri Yesu honyine. Munyikirize ngo amena. Kera ndi umusore nageragezwaga n'iby'ubusore, ngomba ko igisubizo kandi ko nzaba mfite umudamu. Ariko umudamu umaze kumubona byagumyeho, abana bakurikiraho. Uyu munsi mba ndyamye batatu bakazira rimwe ati papa ikaramu yashize, n'ikaye dore bayinyibye. Hari uwaje ejo abona amakaye 10 n'isahani n'ikiko byarisha ati papa babinyatse babisemuye none dore ukonje. Kandi hari izindi gahunda ndimo ndi gupanga. Bas ahita nyinjiza muri system yo gushaka igikapu, amakaye n'utwo tundi twose. Hari n'igitabo cyo kwishuri babahereza ngo bigiremo, icyo nacyo murumva ko ndi bukirihe. Haleluya, haleluya. Abari hano haleluya. Bana b'Imana kandi inshuti z'Imana, iterambere ni ryiza. Nimugende mucuruze, nimugende mwubake, sore mugende mushaka amaperime, mutware moto, mutware imodoka, mutware amabisi. Yemye bakobwa mukora amabizinesi, mugira amangazini, mukora udukenkayore n'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko niba Yesu atarimo, ndabyo ibyo bizaguha amahoro. Bizaba byiza cyane niba Yesu abirimo. Iyo Yesu abirimo uzafunga ugenda ujye kurepeta. Tuvuge ngo amena. Iyo Yesu abirimo uzaparika imodoka vuga ngo ni saa 9 ngomba kujya mu murimo w'Imana. Iyo Yesu abirimo uzafunga umuryango w'inzu yawe ucororizamo vuga ngo uyu munsi ku mudugudu wacu tweyereza ubusa no gusenga, reka njye gusenga. Icyo gihe uzaba ufite amahoro yuzuye. Bari kunyumva haleluya. Bari hano haleluya.
ngana ku musozi w'abana b'Imana. Yesu ngo ni urugendo cyangwa se yari yirirwanye n'abigishwa, ariko bubiriyeho birashoboka kwenda ko bari guciye ubutaka, ariko babongoka igitekerezo baravuga bati reka duciye amazi, ubwo amata hari yemwe basore muzi kuvugama, twaciye amazi tugende turabogeye hakurya y'inyanja, ejo niba tuzakomereza umurimo w'Imana. Abahungu bajya mu bwato, Yesu agendana nabo, bafata metero 100, bafata metero 200, bageze muri kilometero. Bibe yatubwiye ngo umuyaga ubu uraje. Haleluya! Ishuhere biraje, ibatoroka imbere, ibatoroka inyuma, ibaturuka imbande zose, babona bagoswe ndaho guhungira. Igitangaje kirimo, baraba Petero nabo Yohana n'abandi bigishwa bo bari kurwana n'iby'amazi. Abantu hano bakora mu mazi mbafitemo hano, iyo umuraba wabaye mwinshi amazi arasimbuka akajya no mu bwato. Icyo bakora ni kimwe, ni ukuyadaha bayasubiza mu kivu. Barayadashye barananirwa, babona ibintu birakomeye, ubwato bugacubuka bukongera bukazamuka. Buri wese mu barebetse aho ngaho aterwa n'ubwoba, vuga ngo ubwoba. Ariko barebye Yesu yiyicariye, basanga yasinziriye, basanga yakoze iki? Basanga yasinziriye. Barakomeza barwana no gukuramo amazi, abandi bayobora neza ngo bataza kurohama. Bakurutaho Yesu yicariye, basanga yasinziriye. Byatubwiye ngo yari yisheguje n'agasego, yasinziriye rwose. Vuga ngo yari yasinziriye, vuga ngo yari yasinziriye. Haleluya! Mana ishimwe cyane. Noneho umwe muri bo bati nyamara birageza aho dupfa, kandi turi kumwe n'umuntu utanga ubuzima, kuki twakwigwariza tukaguma kwirwanaho? Yesu asinziriye, twagenda tukamukangura. Musore w'ingwakuzi abarehose akomanga Yesu ati, Yesu ntabwo byitayeho kubona tugiye gupfa, nyamara turapfuye, wowe unaraho uri kurebera. Haleluya! Cyaje kunangazamo amagambo y'Imana ngo nuko Yesu yahagurutse. Umva, yahagurutse atahahamutse, yahagurutse nk'umuntu wari uhari, yahagurutse nk'umuntu wavuganye n'umuyaga. Bari Imana biragoye bagukangura uri mu bitotsi, ubagikirage kandi uzi kuvuga, uca uvuga ibidagudagu, nda nubwo uri kubona neza, uba wahahamuritse, ukihanagura mu maso, amazuru ukayabyiringire, buri kimwe cyose ugasanga ibintu byagukomera, kugeza ubwo iminota 3 cyangwa 5 ukongera ugafata ubuya. Ariko Yesu baramukanguye, abyuka ngo wari uhari, abyuka ngo utabona ikibazo, arangije arabwira ngo habaye iki? Ni iki cyabaye? Haleluya! Ni iki cyabaye? Ni iki cyabaye ko mbona mwese ubwoba bwabuzuye? Habaye iki? Bamwe batariko nawe ujye ubazangana. Ubu Rwanda bw'uru kureba risike turimo, hano turi muri risike, ariko Yesu ntabwo ajya akangwa na risike. Haleluya! Ibibazo dufite, ariko Yesu ntabwo ajya akangwa n'ibibazo. Bari hano, haleluya! Ibibazo byawe byose biri hejuru, ibibazo byawe byose Yesu abiri hejuru. Niyo mpamvu umwaka ubona ubicitse, ukabona uwa kabiri urabicitse, bikazahigama bikagusigaho unarinda aragahanga. Mumbeperere Imana icyubahiro. Bana Imana kandi inshuti z'Imana, Yesu ngo yarabyutse arabanza aricara, abwira abari bamuteze amatwi, ntabwo tumba tugendane. Bene byo byabateye ubwoba. Cyaje kundangaza ngo yaramuye ikiganza hejuru y'inyanja, inyanja iratangira iracururuka, umuyaga wari guturuka nashyiraho ikindi, umuyaga uratangira uratuza. Nawe Yesu ahagarika imiyaga ku buzima bwawe, Yesu ahagarika inyanja ku buzima bwawe,
Yesu ahagarike imiraba ku buzima bwawe. Yesu ahagarike ibiguhiga ku buzima bwawe. Yesu ahagarike ubukene mu izina rya Yesu. Yesu ahagarike uburwayi mu izina rya Yesu. Arangije arabicaza arababwira ngo yemwe mwabafite kwizera gukema, nibi byose mwabonye hano koko ni igiki cyari kibateye ubwoba? Bande bate nuko utabizi wowe, nuko utabizi. Bwamanukaga tukagira ngo tugiye ndani ku musenyi, ubu nasinziriye hariya. Yesu ashimwe cyane, tuvuge ngo amen. Haleluya. Hari abantu bamaze kwiri somo atese Yesu koko yarasinziriye. Burya ndabwo abantu bajya bavugaho rumwe, bamwe ati ndabwo yarasinziriye, yaragira ngo abagerageze arebe kwizera kwabo, bandi ngo yarasinziriye mu bundi buryo. Ariko icyo nabatangariza mbagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana, Yesu yarasinziriye kuko nawe ni umuntu. Nawe ni iki? Yari yiriwe mu kazi, yarananiwe. Muza akazi ko kukiza ibirema, impumyi zigahumuka. Muza akazi ko kuvuga ubutumwa mwebwe. Mwambo ndamagaze hano mukibwira ngo ni ikinyenga. No, ntabwo ari ikinyenga, biravuna. Muzabaza basenze bakirukana abadayimoni mushumba. Uvagamo nje hari igihe yo nasenze ngakurukana myuka mibi, ngabwira madamu ngo nanjuri ashushu tuzi n'imiravuma ngakanda gatuza. Tuvuge ngo amen. Uyu munsi ndi kwigisengesho rivuga ngo hoya ndambara ngo gusenga amasaha 5 kuko Yesu yarategekaga gusa. Yarambura iki kiganza hejuru y'amazi, amazi agatuza. Natwe kino kiganza bakozi imana barimo hano, mushyire ibiganza byanyu hejuru, mushireyo rwose. Icyo kiganza cyanyu, icyo kiganza cyanyu mujye muramburira ku ndwara zibwirize, mukubita abadayimoni bibwirize. Gusenga amasaha 8. Yesu ndahano nigeze mbona asenze n'amasegonda 50. No, yarahageraga bicibwiriza. Kandi yo twikone gitaho, bose wacu ninde? Bose wacu ni Yesu. Turakwiye gukora nga bose, tukagenda nga bose, tukitwara nga bose. Hariya Yesu yari asinziriye koko. Bibiri avuga ngo yari asinziriye. Nose yari yisinzirijwe, niko Bibiri ivuga. Yari yunamye sare gusenga, yari asinziriye. Haleluya. Koko bana b'Imana, ni cya kinini nababwiye cy'amahoro yuzuye. Yesu yari afite amahoro yuzuye. Tuvuge ngo amena. Iyo ufite amahoro yuzuye, niyo bakuvuze ndacyo bigutwara, kuko uba uri hejuru y'ibibazo, uba uri hejuru y'amagambo, uba uri hejuru y'indwara, uba uri hejuru y'akuvuga nabi, uba uri hejuru y'abakunegura. Mujye hejuru mu izina rya Yesu. Kongere ngo amena. Hari igihe umuntu aza kugutuka akabari hejuru yawe, yagutuka gatutsi gato ugatanyura ukazamura kamere, ukamyihanganira ku cyambere, ku cya kabiri ukihangana, ku cya gatatu tumba tugendane. Rero ngenda ndumenyere wamenyereye ndakoreka. Wongeye kubumbura umunwa, uwo munwa aho uruba winjiye, uruba winjiye ndakundi bawinjiye. Ariko iyo uri hejuru yebe kugerageza ndacyo biba bigutwaye. Tuvuge ngo amena. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu bitano ko yari hejuru ya byose, bamukoresha umusaraba ndacyo wamutwaye, baramukobese zirangwane ndacyo byamutwaye, bamutereye amacumu n'emisumari ndacyo byamutwaye. No mumva no mu rupfu ndacyo hamutwaye. Ndabifuriza kujya hejuru y'ibibagerageza. Tuvuge ngo amen. Yesu gusinzira kuriye nuko arafite amahoro yuzuye. Haleluya. Iyo ufite amahoro yuzuye, ufite amahoro yuzuye, n'amasasa ari gukubitananga uraryama ugasinzira. Iyo ufite amahoro yuzuye, n'abantu bari guhunga ahubwo wowe ujyayo. Tuvuge ngo amen. Hujya aho biri kubera. Ya mahoro yafite yuzuye. Tuvuge ngo amen. Amahoro akaba yuzuye, uraryama ugasinzira.
b'Imana muzacunga abantu badafite amahoro yuzuye iyo bamaze kugira udufaranga dukeya baratangira bakagira ubwoba. Bakagira iki? ahita atekereza akavuga hano bazanyaka amafaranga yanjye, agatekereza kwimukira mu mugi. Akimukira he? Yagira mu mugi akagura igipangu. Igipangu rero abatekereza akavuga ngo hano nimba ndyamye umuzamu nawe akaba yamushatse, tuvuge ngo amen. Kavuga ngo uzarenga igipangu akarenga umuzamu azangeraho nanjye ari uko nirwanyeho. Iyo rero bikomeje batereka da igipangu ndi gihagije no muzamu ndabwo ahagije, reka njaka imbwa. Njaka iki? Kuko umuntu ashobora gusinzira ariko imbwa yo ndizegera isinzira. Wumvise ariko yabuze kwizera Yesu, yabuze no kwizera abantu, kuko ashaka imbwa ngo abe ariyo igira murinda. Turi kumvikana abana b'Imana? Ariko ndabifuriza kurindwa na Yesu. Abarinzwa na Yesu ntacyo tuzaba. Abarinzwa na Yesu n'imyuzure izaza ya Sebeya ntacyo tuzabizadusigaho. Abarinzwa na Yesu n'intambara zizaza twaya tuzihagarike mu izina rya Yesu. Abarinzwa na Yesu amagambo azaza uzayumva ari indirimbo, tuvuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Abarinzwa na Yesu, haleluya. Abarenzwa na Yesu imiryango izakwanga. Abarenzwa na Yesu abarozi bazakuroga, ariko uzategeka kuko twahawe ububasha n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiya. Twahawe ububasha bwo gutegeka. Mutegeke mu izina rya Yesu kuko ubwo bubasha twarabuhawe. Tuvuge ngo amen. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo yemwe abarushe namwe abaremerewe nimuza kunsanga nzabaruhura. Nuko muri Yesu honyine niho turuhukira. Ndabifuriza kwakira Yesu rero, mutunge Yesu ibindi bikurikireho. Niyo mpamvu yavuze ngo mubanze mushaka ubwambi bw'Imana no gukiranuka, inka tuzazibona, amazu tuzayabona, imodoka tuzazibona. Haleluya. Yamye bakobwa abagabo tuzababona, yamye basore abadamu beza barahari muri iki gihugu. Nuki bisore by'iki gihe ndawamenya ibi abakobwa hano ari abakobwa ndi wareba hakabasore ariko we bari he? Abakobwa barahari. Haleluya. Huko muri kubarebera gusa mukabareba mubasabe muze kubashumba tubahesha umugisha Imana yahabikiye mwe. Tuvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Aya mahoro rero ubu bwami niyo bumara kwima muri wowe buri kimwe cyose ubundi byose biri mu Mana. Bino byose mubona nibyo duhabwa n'isi. Haleluya. Nibyo duhabwa n'iki? Isi niyo ibiduha tugatunga tugatunganirwa, ariko amahoro yuzuye ya nyayo tuyasanga muri Yesu honyine, ibindi bigakurikiraho. Nimwakira ijambo ry'Imana. Bari guhaguruka sabe Yesu amahoro, niwe ufite amahoro yuzuye. Yobora Yesu zihwe honyumuneze nisunzu mukizuko panisaguye senga nawe usubiramo uvuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu. Subiramo uti mwami Yesu, mwami Yesu. Ongera uti mwami Yesu, mwami Yesu. Namaze kumenya ko ushoboye byose,
namaze kumenya ko ushoboye byose. namenye ko ushoboye byose. Namenye ko ushoboye byose. none kuri aya manywa n'iki giterane cy'amasengesho, n'iki giterane cy'amasengesho, iki giterane cyo gusenga, iki giterane cyo gusenga, ngwisabiye amahoro, ngwisabiye amahoro, amahoro yuzuye, amahoro yuzuye aboneka muri wowe gusa, aboneka muri wowe gusa. ahandi hose ahandi hose ni ukuyoba, ahandi hose ahandi hose nta mumaro. nta mumaro. iyo dufite amahoro, iyo dufite amahoro ahatangwa na Yesu, atangwa na Yesu, no mu rupfu, no mu rupfu ayo mahoro turayagendana, ayo mahoro turayagenda, kandi ayo mahoro akatugeza mu bwami bwawe, atugeza mu bwami bwawe, ayo mahoro agatuma twimana nawe. agatuma twimana nawe. none ngusabye amahoro, none ngusabye amahoro, amahoro atangwa nawe, amahoro atangwa, amahoro y'umutima, amahoro y'umutima, amahoro y'igihe cya none, amahoro y'igihe cya none, amahoro y'igihe kizaza, amahoro y'igihe kizaza. kuko ijambo ryawe kuko ijambo ryawe riravuga ngo riravuga ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi tuzabibona. ibindi tuzabibona. none kuri aya manywa none kuri aya manywa hari ibyo maze iminsi ndi gusengera, 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 narabisengeye, 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 ariko kuri aya manywa ariko kuri aya manywa ngusabye amahoro, usabye amahoro, amahoro nayo amahoro nayo arakenewe. arakenewe. urakoze kumbaye amahoro, urakoze kumpaye amahoro, urakoze kumbaye amahoro, urakoze kumpaye amahoro, amahoro atangwa nawe. amahoro atangwa nawe. ndagushimiye kubw'aya mahoro. ndagushimiye kubw'aya mahoro. iyo dufite amahoro iyo dufite amahoro twumva dutuje, twumva dutuje, iyo dufite amahoro iyo dufite amahoro twumva tunyuzwa n'ubucuti bwa Yesu, iyo dufite amahoro twumva nta bwoba dufite. twumva nta bwoba dufite. urakoze kubw'amahoro yawe, urakoze kubw'amahoro yawe, urakoze kubw'amahoro yawe. urakoze kubw'amahoro yawe. izina ryawe niryubahwe. amen. komera Imana amashyi.